amashimwe y'abantu yose bose arasa naho akubiye aha hantu, kandi muratega amatwi mwese kugira ngo niturangiza turicara. Ni muri KDC itorero rya 37 district ya Bijombo, itorero rya Kiziba Superwase ya Kanogo. Umunsi w'amashimwe, banyakubahwa bayobozi b'amatorero, nyakubahwa perezida wa district, nyakubahwa Revera Pasteur wa Paruwase ya Kiziba, banyakubahwa bavandimwe, batumirwa, abaririmbyi, abavuga butumwa, batumirwa mwese, turabashimira. Tunejejwe no kuba imbere yanyu kuri uyu munsi, kongera gushima Imana ku nshuro ya kabiri. Twaba twifatikanije namwe kongera gushima Imana ku mirimo ikomeye kandi itangaje Imana yakoze. Ni kuri uyu musozi wa Muramja Kanogo n'ahandi hose ndetse muri Bijombo no mu misozi miremire. Nyuma yo guca mu bihe bibi kandi bikomeye, aho ku munsi w'itariki 18 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2018, aho twari mu rusengero dusenga Imana, dutungurwa no kwisanga tuzengurutswe n'abanzi kandi benshi bakomeye, aho bamwe muri twe batabarutse, abandi barakomereka, amazu arasha, amatungo yari yuzuye muri iki kibanza twicayemo uyu munsi yose aragenda. Aho tutari dufite ibyiringiro byo gutekereza ko tuzongera kandi gutura muri uyu muhanda. Ariko Imana yo mu ijuru idukorera ibyo. Intambara ntabwo yahagaze, yakomeje ifite umuvuduko mwinshi kandi ukomeye. Itugejeje ku minsi 29 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021, aho twisanze nanone tuzengurutswe n'abanzi. Uwo munsi twatakaje abantu 2, hakomeretse 3, abandi bagenda amatekwa, ariko tubona ukuboko kw'Imana. Nanone muri ako kaga Imana ntabwo yaturetse, yakomeje kubana natwe. Mu ijoro twisanga turi mu masomo, aho umuntu wese atarafite icyo kurya, icyo kwambara, icyo kwiyerosa n'icyo kwisasira. Nta byiringiro byo gutura Muramja twari dufite, ariko tubona ukuboko kw'Imana. Turashimira mwebwe mwese abatugobotse, muratugaburira, muratwambika, ariko cyane cyane muture mu mutima, muduha kwihangana ngo twongere kandi twubake nubwo zari bigoye. Turashimira abatura Muramja bose bitange bagaragaje gukongera kandi kuyitura kugeza uyu munsi. Turashimira intwari z'abarwanashaka babashe kurema, bakabimesha ababyeyi, bakabihanganisha mu gihe kibi cyari kigoye, bakababwira ngo nimuture, turaba ku marembo. Turashimira nanone itorero rya Kiziba, turashimira umuyobozi watwemereye kongera kandi gutumira abantu bose kugira ngo tubaze kubaha aya mashimwe turi kumwe. Turashimira abavuga butumwa bavuye mu mihingo yose, abaturutse hirya no hino kugira ngo tubashe kubana muri iyi minsi 3 twari tugize aha, tubasha gushima Imana ku byo yadukoreye. Icyifuzo
kirasa naho cyari cyanditse ariko kandi cyasubijwe, tukaba dusaba ko ubuyobozi ko iki gikorwa cyaba ingarukamwaka cyo gukomeza kwibuka iby'Imana yakoze bikorewe ku Muramvya itariki 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2024. Imana yo mu ijuru honshi. Aya ni amagambo dusa naho dutekererewe cyangwa se y'abatura Muramvya, ariko reka ndangize mu izina ry'abantu bose